Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo nakozwe. Tugeze ku cyumweru cya 28 mu byumweru bisanzwe bya liturujia umwaka A. Isomo rya mbere turagisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 25 umurongo wa 6 kugera ku wa 9. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyafilipi, umutwe wa 4 umurongo wa 12 kugera ku wa 14, umurongo wa 19 kugera ku wa 20. Ivanjili ya Matayo, umutwe wa 22 umurongo wa 1 kugera ku wa 14. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo. Yezu yongera kubabwirira mu migani ati, ingoma y'ijuru imeze nk'umwami wacyuje ubukwe bw'umuhungu we, agatuma abagaragu be guhamagara abatumiwe mu bukwe, ariko bakanga kuza. Nuko yongera gutuma abandi bagaragu kugira ngo babwire abatumiwe bati, dore nateguye amazimano, ibimasa byanjye n'amatungo yanjye y'imishishe byabazwe, byose byatunganye, nimuze mu bukwe. Ariko bo ntibabyitaho, barigendera, umwe mu murima we, undi mu bucuruzi bwe, maze abandi bafata abagaragu babagirira nabi, barabica. Umwami ararakara, yohereza ingabo ze zirimbura abo babisha, kandi zitwika umujyi wabo. Hanyuma abwira abagaragu bati, iby'ubukwe byateguwe, ariko abatumiwe ntibari babikwiye. Nimugende rero mu mayira abiri, mutumire mu bukwe abantu bose muhura. Abagaragu bakwira amayira, bakoranya abo babonye bose, ari ababi ari n'abeza, maze inzu y'ubukwe iruzura. Nuko umwami arinjira ngo arebe abari ku meza, maze ahabona umuntu utambaye iby'ubukwe. Aramubwira ati, mugenzi wanjye, waje hano ute udafite umwambaro w'abakwe? Undi araceceka. Nuko umwami abwira abahereza ati, nimumubohe amaguru n'amaboko, mujugunye hanze mu mwijima, aho azarira kandi agahekenya amenyo. Koko hahamagarwa benshi, hagatorwa bake. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, kuri iki cyumweru turazirikana ibyishimo duhabwa n'Imana, cyane cyane ibyishimo by'ubukwe bwa Ntama. Umwami ufite ubukwe ni Imana ubwayo. Ibirori by'ubukwe ni amahirwe y'ingoma y'Imana. Umwana w'umwami ni Yezu Kristo umukiza. Abo umwami yohereza ni abahanuzi ndetse n'intumwa. Abatumiwe banga kuza ni Abayahudi, bo banze kwemera Yezu. Abo bakoranya mu mayira ni abanyabyaha ndetse n'abanyamahanga. Umujyi utwikwa ni irimburwa rya Yerusalemu. Umuntu utambaye iby'ubukwe, kubera ko uyu ari umugani, kandi tukaba tuzi ko umuco wacu umugani ugana kariho, biratangaza ndetse bigaragara nk'akarengane ko umuntu batoraguye mu nzira ategekwa kwambara nk'abakwe. Nyamara twibuke ko uwo mwambaro mwiza ushushanya ibikorwa byiza bigomba kuranga ukwemera nyako. Ibyo bikorwa umuntu akaba asabwa kubihorana aho ari hose. Niyo mpamvu n'ingingo uyu munsi tuzirikana harimo no kuba maso, kuko ni ngombwa. Isaha yose Imana yaguhamagarira ugomba kuba witeguye. Tuzirikane n'umwambaro twahawe igihe duhabwa batisimo, twasabwe kuzawugeza mu ngoma y'ijuru utanduye. Bavandimwe, kuba maso ni ngombwa, kuko hari abo Nyagasani ahamagara bari mu rugendo, imodoka igakora impanuka bagapfa, bari mu bwato abantu bakarohama bagapfa. Hari igihe umuntu aba ari kubaka inzu agahubuka hejuru agapfa. Hari igihe umugore apfa ari kubyara. Hari igihe umuntu apfa ari muto cyangwa ashaje akuze. Ariko ibyo byose
biragaragaza ko igihe cyose Imana yaguhamagarira igomba gusanga wambaye umwambaro w'ubukwe. Ibirori rero bitera ibyishimo, niyo mpamvu uyu munsi dusabwa kwakira ibyishimo Imana ituzanira, cyane cyane twebwe abakristo tukazirikana ko ibirori byacu ni icyumweru, nk'uko tujya tubivuga Pasika yacu ni Kristo witanzeho igitambo. Buri cyumweru Imana iradutumira tugasangira ku meza y'ubwoko bubiri, ameza ya mbere ni ameza y'ijambo ry'Imana ndetse n'ameza y'igitambo cy'Ukarisitiya. Bavandimwe, Imana ihorana ibirori, duhora mu byishimo guhera ku wa mbere kuzageza ku wundi wa mbere, ariko ku cyumweru bikaba agahebuzo. Ariko nubwo dutumirwa muri ubwo buryo, rimwe na rimwe usanga abantu batitabira. Ariko kandi wakitabira utakitabira, umenye ko hatazabura abataha ubukwe. Mwumvise uburyo umwami avuga agira ati, dore nateguye amazimano, ibimasa byanjye n'amatungo yanjye by'imishishe byabazwe, byose byatunganye, nimuze mu bukwe. Papa yabwiye abepiskopi bo muri Amerika yo hagati, abereka ko ntabwo ari twe twahimbye kiliziya, ntabwo ari twe twayishinze, si twe twatumye ivuka, si twe twatumye ibaho, ni kimwe n'uko rero izakomeza kubaho itadufite, izakomeza kubaho twebwe tutakiriho. Niyo mpamvu kiliziya tugomba kuyubaha, kiliziya tukayemera, tukamenya ko ari umubiri mayobera wa Yezu Kristu. Abandi batubeshya tukabagendera kure. Kiliziya nta muntu n'umwe uyibeshejeho, kiliziya ni iy'Imana. Mu bihe binyuranye kiliziya ibasha kubitambukamo. No muri ibihe bya Covid dusabe kugira ngo abatumirwa mu birori bya ntama buri cyumweru bihanganire kuba bakambara agapfukamunwa, bihanganire kuba babandika, bumve ko amaherezo Yezu Kristu azatsinda. Kandi icy'ingenzi tunashimira Imana nuko twagize amahirwe yo guterana kugira ngo tujye twumva ijambo ry'Imana, duhure duture igitambo cy'Ukarisitiya. Abatumirwa rero ntibakanzwe n'ibyateguwe cyangwa ngo barebe igihombo nyir'ubukwe ashobora kugira, ahubwo buri wese yigiriye mu bye. No muri iki gihe umwe mu murima we, undi mu bucuruzi bwe, abandi afata abagaragu babagira nabi, kimwe n'uko no muri iyi minsi usanga hari abantu bigira mu byabo badashobora gusenga, bavuga ngo bazasenga baticyandika. Ni ryari se ibyo bizaba? Rimwe na rimwe ni ukutamenya icyo umuntu akurikiye. Misa rero nibyo birori bikomeye, nyaboneka twitabire invitation Imana iduha, kuko Imana iradukunda, yifuza ko kudukorera ibirori, yifuza ko twahora twishimye. Imana yifuza ko nk'uko twabyumvise yatugaburira inyama z'ibinure tukanywa kuri divayi imininye, kandi koko uyu muntu amaze kwakira ibyo bifu, ayo mafunguro yo kuri iyi si, agira ibyishimo bikomeye. Noneho iyo umuntu ahawe Yezu agira ibyishimo birenze ibyo duhabwa n'amafunguro yo kuri iyi si. Imana ishaka rero kudukiza urupfu, ishaka kudukiza amarira, Imana ishaka kutubohora niba twemeye gushyira amizero yacu muri we. Nibyo koko uhoraho niwe Mana yacu, nitwishime tunezerwe kuko aducungura. Bavandimwe, kuri iki cyumweru dusabirane, tujye twitabira ubutumire bwayo icyumweru Dies Dominica. Tumenye ko igihe cyose umuntu atakakira ubwo butumire aba ahemukiye Imana kandi birayibabaza. Ikindi tuzirikana kuri iki cyumweru ni uko umukwe yarinjiye, umwami yarinjiye abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe, amubaza mu ijwi rituje agira ati, mugenzi wanjye waje hano gute udafite umwambaro w'abakwe? Maze we araceceka kubera ikimwaro. Kuri iki cyumweru dusabe Imana iduhe ibyishimo, imaze kudukiza ikimwaro cy'imyambaro mibi yacu, maze twambike umwambaro w'ubutungane uzatugeza mu bukwe bw'iteka. Bikira Mariya rero aduhe rozari ntagatifu adusabire kugira ngo natwe tubashe kunyura Imana. Bavandimwe, mwese mukomeze kugira icyumweru cyiza, kandi Imana y'amahoro ibiyereke iteka, ibahe kuzataha Yerusalemu yo mu ijuru, aho tuzabaho mu birori bidashira, turirimbira Imana mu munezero udashira. Nyagasani Yezu nabane namwe.